Umbe Biblia ukwari nezesa, uinyone shite bangwami, nakibasha kuzinyumucho wayo, ko Yesu yaje kuyitumvisha. Umbe Biblia ukwari nezesa, cyane Pastor Rulinda ariwe the MC ndabashuhuje. Yesu ashimwe. Reka ntangire nshima cyane. Reka mbanze nshimire brother Emile Ngaboyisonga ku ijambo ryiza ry'Imana umaze kutugezaho. Emile nk'uko yabivuze yari inshuti ya hafi ya Pastor. Nabajije umuntu nti ariko Emile akora iki mu itorero? Arambwira ati Emile ntabwo akora mu itorero, no, he's a businessman. Nasanze icyo ari ikintu extraordinary kubona umuntu ukiri umusore, a businessman, ariko ukunda Imana nk'uko Emile ayikunda. So kuyikunda gusa, ariko akanayitangaza hose. Tujya gushaka umuntu uzavuga ijambo ry'Imana nyine kuri uyu munsi, ubwo iyo mvuga ngo dushaka umuntu, ndavuga abagize inama ya fondation, bamwe ari abangaba bicaye ahangaha. Umwe yaravuze ati ninde wundi se atari Emile? Twese tuti kabisa niwe nta wundi. Emile, thank you very much. Ikindi rero nkuye ahangaha mu bintu fondation izakora, tuzashyiraho ishuri ryigisha Bibiliya. Ariko ibizigishwa muri iryo shuri ni ibintu bidatandukanye na filosofi ya Bibiliya ya Pastor Mpyisi. None mvuye ahangaha menye yuko Emile ari a graduate w'ishuri rya Pastor Mpyisi. Ubwo nibazaga nti ninde uza coordinatinga iyo gahunda? Until now ntabwo nari nzi uwo ari we, none ndamubonye. Undi nawe ntari nzi ni Pastor Rulinda, Dr. Rulinda. Nawe arambwira ati nanjye nari umunyeshuri wa Pastor Mpyisi, ariko these graduated, so nibo ubu ngubu bazajya coordinatinga ibizaba bikorwa muri iryo shuri. Thank you very much. Ndashaka no kongera gushimira Friends of Jesus. Friends of Jesus for a long time bari friends of Pastor Mpyisi. So nabwo turiho dushaka a choir izaza kwizihiza nyine uyu munsi wa launch of the foundation and the book. All of us twari tuzi yuko
ari Friends of Jesus. Ntabwo twiriwe dutekereza anyone else. Friends of Jesus, thank you for being the friends of Pastor Mpyisi. Ndashaka no gushimira rero ba nyiri iki kigo, ahantu twahuriye twataramiye, mureba ukuntu ari heza, ubuyobozi bwa INLAC, ariko bo ntabwo bitangaje, mwese muzi yuko mu bantu batangije INLAC cyane cyane in fact wabigizemo uruhare runini yarinde Pastor Mpyisi. So abayobozi ba INLAC, thank you very much kuba mwaduhaye aha hantu heza kuba ariho dukorera iyi launch. Nkuko byavuzwe, hari ibintu bibiri turi buze gukora uyu mugoroba, no gutangaza fondation y'uko ubu ngubu yavutse, no kumurika igitabo cyanditswe na Pastor Mpyisi. Igitabo birahari hariya byinshi bari buze kubabwira uko muri buze kubibona. Igitabo cyitwa Inkomoko y'ibyiza byose Imana. Iyi fondation kuri twebwe ntabwo ari ikintu gishya. Hashize imyaka abantu benshi baza cyane batari ko Gerard Pastor Mpyisi twari dukwiriye kumushyiraho ikintu cyitwa Pastor Mpyisi Foundation, ariko tukabivuga mu magambo gusa tutazi neza iyo fondation izaba iteye ni ibiki izakora. Kutamenya rero ibigomba gukorwa tukabiganira gusa mu magambo bikarangirira aho ngaho hashize imyaka. Ariko murabizi icyatumye noneho twemera kuyishyiraho, turi mu kiriyo cya Pastor Mpyisi, hari umuntu waje ati ubwo abwira committee yari ishinzwe gutegura izo gahunda, araza aravuga atari ko Pastor Mpyisi azaherekezwa n'abantu benshi turabizi, ni kuki tutasaba abantu aho kugira ngo batange indabyo batange Bibiliya? Abenshi muzi uko byagenze. Twavuze icyo kintu kuwa gatatu wacu, Tuesday, nibwo twabwiye abantu tuti turasaba yuko kugira ngo muzazane indabyo muzazane Bibiliya, cyangwa utange amafaranga twebwe tugure Bibiliya noneho tuzigeze ku bantu. Impamvu twavuze gutyo nuko nkuko mubizi Pastor Mpyisi yari yaratangiye gahunda yo kugura Bibiliya akazitanga. Pastor Mpyisi ajya gusinzira yaramaze gutanga Bibiliya zirenze 1,300. Ibyo ni ibintu twese ubu ngubu tuzi. Niyo mpamvu twahise tuvuga tuti aho kugira ngo muzane indabyo nimutange Bibiliya. Ku cyumweru umunsi twamushyinguye amafaranga yaramaze gutangwa yarageze muri miliyoni 9. Tubonye rero iyo response y'abantu tuti ni kuki noneho ko tubonye n'impamvu, ko tubonye igikorwa cyakorwa n'iyo fondation, kuki noneho tutatangira iyo fondation? Igitekerezo cyo kuyishyiraho ngo nabwo cyari gisanzwe gihare, ariko izo Bibiliya zatangiwe na Pastor Mpyisi, noneho no kwitabira icyo cyifuzo n'abantu bagatanga ayo mafaranga yose mu minsi 4 gusa, yaduhaye courage yo kuvuga ngo reka dutangire iyo fondation. Murabyibuka bari bahari kuri uwo munsi tumusezeraho, naratangaje yuko nabwiye abantu yuko tugiye kuzatangira foundation. Ubu jewe biranejeje cyane kuko uyu munsi ubu ngubu the foundation has become a reality. Urakoze cyane, ayo mashyi nari nyategereje. Twari twarahagaritse rero
abantu gukomeza gutanga amafaranga. Impamvu nabihagaritse nuko icyo gihe telefone bahamagaragaho yari yanjye, momo code yari mu mazina yanjye, nkabona yuko atari ibintu byiza. Nireka mbe mbihagaritse, tubanze dushinge foundation, nitumara kuyishinga tuzabigeze ku bantu tubabwira yuko foundation ubu ngubu iriho. Ubu ngubu foundation iriho, ifite telefoni yayo, ifite momo code yayo. Ubu nutera ifondasiyo inkunga ukoresheje momo, ukoresheje telefone, ibyo byose bizaba biri mu mazina ya Pastor Mpyisi Foundation. Mu kanya ubu ngubu ngiye guha abandi bagize ubuyobozi bwa fondasiyo, ariko reka mbanze mbamurike kugira ngo mwese duhite tumenya abaribo. Reka ntangirire kuri Nils Zirimwabagabo, niwe inama yatoye kuba chairman wa inama ya fondasiyo. Nils. Undi muntu uri a member w'iyo fondasiyo, w'iyo nama ya fondasiyo ni Ndinda Ngango, sinzi niba araha. Nguriya. Undi ni Jerome Gasasira, ndabizi arahari. Dr. Emmanuel Hakizimana, niwe secretary w'inama ya fondasiyo. Hari indi umudamu ariko ntabwo araha, witwa Mary Barikungeri, ni umudamu ushinzwe Rwanda Women Network. Tukaba twaramusabye nawe kujya muri iyo nama. Inama mbese ni nka board ya fondasiyo kubera experience afite cyane mu bintu bya NGOs and foundations. Murabizi, one of the big responsibilities ya fondasiyo ni ukuzashyiraho strategies za fundraising, kuko NGOs fondasiyo nk'izi zibeshwaho n'inkunga zituruka mu bantu n'ibindi bigo tuzashaka as partners. Undi rero ni umunyamabanga nshingwabikorwa, executive secretary Sam Munderere. Yewe ijambo ryanjye ryari ryo kubashimira cyane no kubagezaho, kubabwira gusa yuko ubu ngubu fondasiyo ubu yamaze gushyirwaho. Ubu ngubu mwese nari narabihagaritse, ariko nk'uko babivuze, inshuti za fondasiyo, inshuti za Pastor Mpyisi, ubu mushobora kongera gutangira kudutera inkunga kugira ngo natwe dukomeze dukore ibyo fondasiyo izakora. Ubu rero umuntu ugiye kubagezaho ibyo nakwita intego n'ingamba za fondasiyo ni chairman wacu Nils Zirimwabagabo. Mwiriwe. Nagira ngo nanjye nshimire Emile ku buri ijambo ryiza tugejejeho. Nshimire na Friends of Jesus kuba bitabiriye ubutumire bwacu. Banyakubahwa inshuti muterane ahangaha, ababyeyi, abapasitoro bari ahangaha, turagira ngo tubashimire ko mwitabiriye gahunda ya launch ya Pastor Mpyisi, Pastor Ezra Mpyisi Bible and Education Foundation. Mu magambo make yitwa Pembe. Nimujya mubona Pembe rero mukajya muyitiranya na Yafu, ariko ni Pastor Ezra Mpyisi Bible and Education Foundation.
Naratangira rero ndashaka nshimire umuryango wa Pastor Ezra Mpyisi kuba yaramaye amahirwe n'umugisha wo kuyobora iyi foundation. Hari amasomo Pastor Mpyisi yakundaga gukoresha. Natoranyijemo amasomo atatu. Zaburi 119 umurongo wa 105. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, n'umucyo umurikira inzira yanjye. Yohana igice cya 8 umurongo wa 32. Mwanyibutsa icyo uwo murongo uvuga? Muzamenya iki? Muzamenya ukuri kandi niko kuzababatura. Iyo usomye iyi mirongo ntabwo wabura kwibuka Pastor Mpyisi. Hari undi dusanga muri Hoseya igice cya 4 umurongo wa 6. Ubwoko bwanjye burimbuwe iki? No kubura ubwenge. Hari andi masomo menshi twabona atwibutsa Pastor Mpyisi. Ubuzima bwa Pastor Mpyisi bwose bwari bushingiye kuri Bibiliya. Kandi noneho agashaka ko n'abantu bamwumva, abantu bamukomokaho. Ndavuga bamukomokaho ku mubiri, ariko noneho no mu myizerere, ko tugomba gushaka ukuntu twakwakira uko kuri guturuka mu ijambo ry'Imana. Twebwe nk'abashinze iyi foundation cyangwa fondation, turashaka kugira ngo dukomeze uwo murage Pastor Mpyisi yadusigiye. Tuzawukomeza dute? Ese tuzasoma Bibiliya twebwe twicecekere twiryamire? Ni gute dushobora kumenya ukuri ariko tukakugeza no ku bandi? Tukabikora papase tubigambiriye kugira ngo ubwo butumwa bwiza twizera tubugeze ku bandi. Nizo ntego rero Pembe ifite. Turashaka kuzamura ubumenyi muri Bibiliya, ariko tutarazamura ubwo bumenyi natwe ubwacu tugomba kubisobanukirwa. Turashaka guteza imbere guterana nk'abizera, twiga Bibiliya. Pastor Mpyisi yakundaga gushimangira, na Dr. Rurinda yabivuze, Bibiliya ntabwo umuntu ayisoma nk'usoma ikinyamakuru. Ugomba kuyiteka, ukayirya, ukayidigestinga, ukayimira, ukayiryoherwa. Iyo umaze kuyiryoherwa rero ugomba kuyisangira n'abandi. Kugira ngo ibyo rero tubigereho, hari ibikorwa by'ingenzi iyi foundation ishaka gukora. Igikorwa cya mbere, turashaka gushyiraho ubufatanye n'imiryango itandukanye ishingiye ku idini kugira ngo ishyigikire iyi fondation. Ubu ngubu aho tuvugira dufitanye ubufatanye na Bible Society of Rwanda. Turashaka kugura Bibiliya, tuzigura muri Society ya Bibiliya y'u Rwanda, n'ahandi hose twazikura tukazikwirakwiza mu bantu, mu mashuri no mu matsinda y'abantu, kugira ngo bige Bibiliya
bidashingiye ku idini. Ngira ngo icyo gikorwa twaragitangiye nk'ukuntu Guardian yabivuze. Pastor Mpyisi yakundaga kubwira abantu ati muze mu ishuri rya Bibiliya, muze mwige Bibiliya. Turashaka gushyiraho ishuri rya Bibiliya. Nitumara gushyiraho iryo shuri, dushaka impuguke cyangwa intiti zikwiye kuryigishamo, twizera ko rizakura rikaba ishuri rikuru rya teologiya. Turashaka gushyiraho ikigega gitera inkunga uburezi bw'abana buturuka mu miryango itishoboye, no gushyiraho uburyo bwo gushaka amafaranga mu bafatanyabikorwa batandukanye hamwe n'abandi bifuriza iyi fondasiyo kugira ngo bashyigikire porogaramu za Bibiliya n'iy'uburezi. Mu magambo make ni izo ngingo nkuru cyangwa ibikorwa bikuru dushaka gukora, ariko hari n'ibindi tutagiye muri detail tutasobanuye tutashobora kuvugira aha ngaha. Nibyo dushaka gukora uyu munsi. Nk'ukuntu Guardian yabivuze, niho tulaunchinze cyangwa dutangiye iyi fondasiyo ku mugaragaro. Mu izina ry'iyi komite rero turasaba ko muza tugatangirana uru rugendo, tukarutangirana ibyishimo, twiteguye gukomeza umurage wa Pastor Mpyisi, umurage yadusigiye. Twiyemeje ko tuzatera ikirenge muke nk'ukuntu Elder Emile yabitubwiye, kugira ngo abantu bamenye ukuri, bamenye kwiga Bibiliya, bamenye kuyiteka, kugira ngo abantu benshi kuri wa munsi w'umuzuko tuzabonane na Pastor Mpyisi tunezerewe. Turasaba abantu baje ahangaha ndetse n'abatari ahangaha bari butwumve, kugira ngo mushyigikire iyi migambi y'iyi fondasiyo. Ndabashimiye kandi nsaba Imana kugira ngo ihe abantu baje ahangaha umugisha, ihire iyi fondasiyo tugiye gutangira, ihire imigambi yayo yose, ndetse ihire n'abantu biyemeje gutera inkunga iyi fondasiyo. Murakoze cyane. Akoze News na Gerard na council ya foundation yacu, namwe mwese abashitsi n'inshuti. Shimishijwe no kubagezaho intambwe umuryango wa Pastor Ezra Mpyisi Bible and Education Foundation umaze kugeraho. Uyu munsi nagira ngo mbagezeho bimwe mu byo tumaze kugeraho n'imigambi yacu y'ejo hazaza. Bimwe babambanjirije babivuze. Ibikorwa tumaze kugeraho, icya mbere nuko iyandikishwa ry'umuryango mu buryo bwemewe n'amategeko ubu byarangiye. Ubu tukaba dukora mu buryo bwemewe n'amategeko. Ni process yari kuba ndende ariko yihuse kubera ubwitange bwa komite na council babigizemo. Nkagira ngo mbashimire ubwo bwitange bwo kuzuza ibisabwa kugira ngo tube twatangira gukorwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Nk'uko mubizi, mbere y'uko Pasiteri Atabaruka yari yaratangiye gutanga Bibiliya, ubu hamaze gutangwa Bibiliya 2,000.
Bibiliya 1300 zirenga zatanzwe na pasiteri akiriho. Ubu nyuma y'uko pasiteri atabaruka tumaze gutanga Bibiliya 700. Abantu bahabwa izi Bibiliya ni abantu batandukanye. Hari abantu baba bamaze kubatizwa, hari aho ari guardian n'umuryango bagiye batanga Bibiliya aho abantu babatijwe, bakaha Bibiliya n'abakiriye ubutumwa bwiza nyuma y'amavugururwa yabaga ahantu hatandukanye. Aho n'ikindi gitangaje, hari itsinda ry'abayisilamu bashyikirijwe Bibiliya. Ibikorwa turi gukora ubu turi gushaka office y'aho foundation yakorera. Muri iyi minsi turi gukorera mu rugo kwa pasiteri, ariko turi no gushaka office kugira ngo twubake structure ikenewe y'abashinzwe gukora muri iyo foundation. Nk'uko bagenzi banjye babivuze bambanjirije, kugeza ubu turi gukorana na Rwanda Bible Society mu buryo bwo kugura Bibiliya, ariko tunavugana nabo kugira ngo tuzaye tubona Bibiliya ku giciro cyiza gitandukanye n'ibindi biciro baheraho abandi, ko hari amahirwe y'uko tuzatugura dukenera Bibiliya nyinshi. Turimo no gushaka abandi bafatanyabikorwa badufasha muri uru rugendo twatangiye. Imigambi rero nk'uko nanone abambanjije babivuze, harimo gutangiza ishuri rya Bibiliya. Ariko mbere y'uko ishuri rya Bibiliya ritangira, tuzatangiza amatsinda yigishwa na bamwe mu bigishijwe na pasiteri n'abapasitori batandukanye, bigisha amatsinda matoya ariko agendera kuri filosofi za pasiteri Mpyisi yakundaga kwigisha. Turakomeza ibi bikorwa byo gutanga Bibiliya ku bazikeneye, cyane cyane tuzibanda ku gutanga amahugurwa n'amahirwe y'uburezi ku batishoboye muri gahunda twavuze y'iryo shuri ryigisha Bibiliya, ariko tuzashyiramo no kwigisha skills, abantu bagire amahirwe yo kwiga gusoma. Nk'abantu bakuze bakeneye kwiga gusoma bazajya bashobora kwisomera Bibiliya, ariko n'urubyiruko bakeneye kugira skills zimwe na zimwe zabafasha mu buzima busanzwe. Ubu rero nk'uko Gerard yari yabivuze, twari twarahagaritse kwakira inkunga, ariko ubu kuva twariyandikishije tukaba turi gukora mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubu ngubu twatangiye kwakira inkunga. Hari Momo Code, benshi murayizi, abatayizi nayibabwira, ni 05-24-60. Hakaba hari na bank account iri muri Equity. Hari n'ubundi buryo bwo gutanga donations ziciye kuri website, nayo ubu ngubu iriho irakora. Dufite na YouTube channel yo yari isanzwe ihari. Tukaba rero tubakangurira kumenyekanisha ibi bikorwa byacu no gukomeza kudushyigikira. Murakoze cyane ku mutima mwanyu mwiza no kuba mwitabiriye iyi gahunda y'uyu munsi.
utuntu tubiri nashaka kongeraho. Namaze kubereka abayobozi ba fondasiyo, mushobora kuba mwibaza muti wowe se uruhare rwawe ni uruhe? Hari ijambo bakomeze gukoresha ngo guardian, yo ni Icyongereza guardian of the foundation. Kugira ngo nitwe guardian, ubundi fondasiyo ni ya Pasitoro Ezra Mpyisi. Yaza kuba kiriho niwe founder wenyine, ariko kuko fondasiyo yatangiye atakiriho, ubu ngubu yo Pastor Mpyisi ari represented n'abana be. Ubu hano hari turi batatu gusa, ubwo abuzukuru be ntabwo tubashyizemo, nabo yabyaye. Hari Rutayisire Mpyisi, haguruka abantu bakumenye. Hari na Maritine Mpyisi, abo nibo rero founders, ariko bose bishyize hamwe batereka dushaka umuntu uzarepresentinga nyine the founders. Uwo muntu rero mu Kinyarwanda ni umurinzi. Ujewe ndi umurinzi, ni umurinzi cyangwa umurinzi? Umurinzi. Guardian mu Kinyarwanda ni umurinzi. Jewe ndi umurinzi wa fondasiyo. Ikindi Cardinal Kambanda yagombaga kuba yaje, ariko yambwiye representative we ari hariya, niwe General Secretary. Thank you for coming. Yes. Hari ishuri Rise and Shine, twahaye za Bibiliya, abana barazikunda cyane. Umukuru yaryo yari yambwiye ko aza kohereza umuntu urihagarariye, ubu sinzi niba araha. Nigeze kumubona, banza yagiye, ariko nguriya. Urakoze cyane. Ni ibyo ngibyo nashakaga kongeraho. Thank you very much abayobozi ba foundation, and thank you very much. Reka umwanya musubize Dr. Rurinda, the Master of Ceremonies. Mwiriwe mwese. Kuri uyu mugoroba mfite umunezero mwinshi kubera igikorwa cyakorewe muri campus, igikorwa gifite agaciro gakomeye mu buzima bwa benshi, kuko amateka ya kaminuza y'abaraha na Pastor Mpyisi yarakwiye ikintu nk'iki. Iyi foundation yavuzwe mu bihe bishize, bamwe twabonaga irimo itinda, ariko birashimishije ko uyu mugoroba itangijwe ku mugaragaro. Ndagira ngo dushime cyane umuryango wa Pastor Mpyisi, tunashimire na komite yagiyeho uburyo iki gikorwa yagiteguye neza, kimuritswe ibintu byose biri ku murongo. Ahasigaye no kwinjira mu gikorwa. Turashimira kandi itorero ryacu, mu gihe gishize cyaganiriweho n'ubundi batugaragariza ukuntu igitabo cyanditswe n'ukuntu kiri mu murongo mwiza ujyanye n'itorero. Kuba rero noneho itorero rigifite mu maboko yayo, kikaba kigiye gukwirakwizwa, kuko bari abantu bajyana ibitabo hirya no hino bagera kure cyane, aho tutapfa kugera twese uko turaha, ariko abo bazagera henshi, kandi iki gitabo kizagera ku bantu benshi mu gihe gitoya. Ikindi kinejeje, ntabwo igiciro gihanitse, cyagombye kuba ari cyo cyifuzo cya Pastor Mpyisi, kuko n'ubundi abitangira ubuntu,
iyo haba ashobora kubitangira ubuntu n'ubundi, ariko kubera ko uri foundation igomba kubaho igakomera ikagera no ku bindi bikorwa, ayo mafaranga nayo ni ngombwa. Mu gihe twari mu gitaramo tumusezeraho, navuze uko yaduhaye ibitabo yahaye kaminuza. Yarampamagaye ngera iwe, nsanga muri salo ibitabo biruzuye mu ntebe zose, ntayo wabonaga ushobora kwicaraho keretse ugiye mu biro bye, ariko muri salo hari huzuye ibitabo. Nkinjira ntabwo yatindaga, yageraga vuba. Ati shati wayibonye? Ati ibitabo byose. Ati mbihaye Nirake. Murumva urukundo Pastor Mpyisi yakundaga ishuri rye. Ibyo bitabo ntabwo yabihaye Gerard, yarampamagaye ahamagara abahungu ati nimupakiresha mumushyire mu modoka. Ibitabo narabizanye biri muri library. Mu kanya natekerezaga yuko muri library yacu hagombye kuba kona Pastor Mpyisi kona books, n'ibi bikazajyamo, n'ibi bikongerwamo, kuko yagize inshuti nyinshi muri iyi kaminuza. Abanyeshuri bose banyuze aha, uwamwumvise wese yagiye amukunze kandi amwishimiye. Ngira ngo nanababwiye ukuntu yajyaga muri graduation yahawe gahunda yo gusenga, twahaguruka ngo asenge, akaza atoya mwicare, mwaze mwicare ndababonye, kabanza agatanga inama ziryoshye. Muramuzi yagiraga inama nziza cyane, noneho agasengera abanyeshuri. Yasengesho rye uko ubutumwa bwe bwose yanabushyiragamo, akabwira ati bibisa abiza accounting bize uburyo bagiye kwiba, tubigiye kwiba babifunge mu isengesho. Noneho bikaza kuba abantu bagaseka bakanezerwa, ariko ubutumwa yabaga butanze. Abantu bize iby'amategeko ntimujye guhuguza izo nama zose mu isengesho. Tukaba rero dushimye Imana cyane ko Pastor Mpyisi afitanye amateka maremare n'iyi kaminuza, ari mu bari ku isonga mu bayishinze. Ntaho atageze aharanira ko iyi kaminuza ibaho, n'igihe wabonaga ibyo kwibeshaho ntabwo yatinye gukomeza gusunika. Yarasunitse kandi birakunda, ko yari afite impamvu nziza yo guharanira ko kaminuza yabaho. Ikindi dushimira Imana ni uko yatabarutse anejejwe n'umusaruro w'icyo yaharaniye. Yasinziye ashimira Imana ku byaha bwa Nirake. Yamaze imyaka myinshi, mu myaka 20 irenga yakoranye n'iyi kaminuza. Friday morning kare twamusanga yageze hariya, aje mu morning devotion. Friday yari yacu, kandi ubwo niko yari afite amashuri ya Bibiliya hirya no hino, ariko hano yarahahoraga. Abakozi bya kaminuza baramuzi, yabahaye inama, yatubereye umuyobozi mwiza kandi mu mpande zose. Tukaba rero dushimira Imana kuri iki gikorwa cyabaye. Iyi foundation dushyigikiye cyane, izakomeza kuba ikimenyetso cyiza cy'umubyeyi wareze neza, umubyeyi wagize uruhare mu buzima bwa benshi, kandi nta gushidikanya ko izi Bibiliya zizatangwa, ibitabo bizagera ku bantu benshi, bizagira abo bizana ku Mana, maze ubwo Yesu agiye kugaruka tukazabonana n'umusaza wacu tunezerewe mu byishimo by'iteka ryose. Ndagira ngo rero mu gusoza, ko nta yindi gahunda iteganyije inyuma yanjye, dushimire abantu bose baje muri iki gikorwa. Dushimire ubuyobozi bw'iyi foundation, dushimire umuryango wa Mpyisi, kandi tuhore dushyira mu masengesho iyi foundation yacu, kandi tuyishyigikire byimazeyo, kuko n'umurimo mwiza. Niho Pastor Mpyisi azaba yasize abagabo
bakora ibyo yakundaga yagakoze, nicyo twasigariye, ni umurage yaduhaye. Reka rero tubabishyiremo imbaraga. Imana ibahe mwese. Ndagira ngo ndarike Pastor Fodidas atambuke aturagize Imana. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane kuba mwaje hano. Kuri twebwe uyu ni umunsi w'umunezero, ni umunsi to celebrate. Nk'uko mubizi twatangiye kubwira abantu yuko foundation iriho, fondation tuzayishyiraho. Umunsi twasezeraga kuri Pastor Ezra Mpyisi. Ubu hashize amezi 4 n'igice. Muri ayo mezi 4 n'igice rero tuyamaze dutegura ibyakozwe uyu munsi, ari ukumurika ku mugaragaro iyi foundation ya Pastor Ezra Mpyisi. Izina ryayo ni Pastor Ezra Mpyisi Bible and Education Foundation. Ni umunsi rero w'umunezero wacu cyane, ariko kandi ukaba umunsi w'umunezero w'abantu bose bakundaga Pastor Mpyisi, kuko twese twifuza yuko legacy ye yadusigiye izahoraho. Icyifuzo ni uko ibyo Pastor Mpyisi yakoraga, ibintu byashimwaga n'abantu benshi, bizakomeza bikabaho. Natwe rero abamukomokaho n'izindi nshuti za Pastor Mpyisi byatunejeje cyane kugira ngo dushobore kwerekana ku mugaragaro yuko iyi fondation yamaze kugeraho, yamaze kuba registered muri ibigo bishinzwe kuregisteringa foundations. Ubu twamaze kubona na telefone zayo, momo code zayo, ndetse na website yayo. Ubu ngubu abashaka kumenya amakuru y'iyi fondation bashobora kujya kuri website ni pastorezrampyisifoundation.org. bazabonaho amakuru yose ndetse n'uburyo bwo gukomeza gutera inkunga iyi fondation n'ibikorwa byayo. Ayo makuru yose mwayakura kuri iyo website. Iramarira iki abantu muri rusange? Mbese birahita bihura n'iki igiye gukora n'inyungu abaturarwanda cyangwa se abandi bantu muri rusange bayikungukiramo? Icyatumye iyi fondation tuyishyiraho, hari hashize igihe kirekire ndetse nk'imyaka nk'itanu abantu benshi baza kuri bakabwira Pastor Mpyisi batuturasha kuki utayishinga fondation, Pastor Mpyisi Foundation. Nanjye rero nk'umuhungu we bakaza bakambwira bati Pastor Mpyisi ntabwo we afite ubwo bushobozi bwo gutangiza foundation, wabaye ari wowe uyitangira. Ariko icyo gihe bikarangirira mu magambo. Ariko muri cya cyumweru cy'ikiriyo cya Pastor Mpyisi, muzi ko twasabye abantu aho kugira ngo baze batange indabyo, ahubwo bazatange Bibiliya. Ushoboye kugura Bibiliya akayizana, ushoboye gutanga amafaranga tukagura Bibiliya akayazana, kugira ngo tugure Bibiliya dukomeze icyo Pastor Mpyisi yari yatangiye gukora. Abamuzi mu myaka 2 atarasinzira yari yatangiye uwo mushinga wo kugura Bibiliya akazitangira ku buntu. Yagiye gusinzira amaze gutanga Bibiliya zigeze ku 1300. Abari bashinzwe bari muri komiti yateguraga iyo gahunda yo kumusezeraho, babonye yuko abantu bitabiriye icyo cyifuzo cyacu dusaba yuko abantu bakujya ngo bazane indabyo bazane Bibiliya. Twabonye abantu barakitabiriye cyane. Mu minsi 4 twari tumaze kubona amafaranga ageze muri miliyoni 9. Ibyo rero byaduhaye courage na motivation kugira ngo dutangire iyo foundation. Aho niho icyemezo
cyo kugira ngo dutangire iyo foundation niho cyaturutse. Niyo mpamvu twanabwiye abantu duherekeza muzehe umunsi twamusezeyeho yuko iyi foundation izashyirwaho. Iyo foundation rero yatangiye ari ukugira ngo dukomeze tugure Bibiliya tuzitange. Niyo mpamvu ubu ngubu nubwo twari twarabihagaritse, ariko kuva twamuritse iyi foundation ubu turasaba abantu yuko bakomeza kudutera inkunga kugira ngo dukomeze tugure za Bibiliya, dukomeze tuzitange. Icyo ni ikintu kimwe. Ariko abazi Pastor Mpyisi kandi yari yaratangiye groups, itsinda zitandukanye aho yigishaga Bibiliya. Ubu turashaka yuko dushyiraho iyi foundation ishyiraho Bible School, aho abantu kuza gutanga Bibiliya abantu batazi no kuzisoma cyangwa batazisobanukiwe. Ubu turashaka kuzishyiraho ishuri aho abantu bazajya baza bakigishwa Bibiliya nkuko Pastor Mpyisi yabikoraga. Yashaje yari afite insinda zigeze kuri 6 aho yigishaga Bibiliya. So mu bikorwa bimwe ifondasiyo izakora izashyiraho ishuri cyangwa Bible study groups aho abantu umuntu wari we wese, ntabwo ari ukuvuga yuko ugomba kuba uri umudive, umuntu wari wese gusa ushaka kumenya Bibiliya, gusobanukirwa Bibiliya azaza yicarane n'abandi nawe yige Bibiliya. Icyanejeje nuko nasanze hari abantu benshi yigishije. Ubu ngubu bamaze kugraduatinga nabo babaye abapastor. Ubu ngubu abo bantu nibo tuzakoresha kugira ngo bigishe muri ayo mashuri ya Bibiliya foundation izashyiraho. Ikindi niyo mpamvu ubu yitwa Bible and Education Foundation. Nubwo iryo shuri nyine naryo ari education, ariko ryo rigambiriye kwigisha Bibiliya gusa. Ariko ubu ngubu hariho ni ikindi gikorwa. Iki ni igikorwa cyo kugira ngo dushyireho ikigo cyo kuzajya gifasha abana baturutse mu miryango itishoboye. Murabizi ubu ngubu hariho abana usanga no kugira ngo babone 20,000 byo kujya kwiga ugasanga hariho imiryango idashobora kubona ayo mafaranga. Turashaka gushyiraho education fund izashaka inkunga ku bantu baturutse henshi. Tuzasaba inkunga ari hano mu Rwanda ari no mu mahanga. Tuzashaka uburyo twabona amafaranga menshi ashoboye gufasha abana baturuka mu miryango itishoboye kugira ngo nabo bajye kwiga. Hariho ikintu kimwe dushaka gukora. Intego yacu no kugira ngo dufashe abana bajya kwiga imyuga. Abana bazajya bajya muri TVET institutions. Ikifuzo cyacu nuko umwana tuzafasha narangiza kwiga muri TVET institutions azavemwo afite ubushobozi bwo kwikorera, bwo kwihangira umurimo. Kandi iyo ufite skill, iyo ufite ubumenyi mu kintu wakoresha n'intoki zawe n'ubwenge bwawe, birakorohera kubona akazi. So bashaka akazi bizaborohera kugira ngo bakabone kuko bafite icyo bashoboye gukora. Buryo abantu bize ushobora kubona umuntu aje afite masters ndetse na PhD ukamubuza uti okay, icyo ushoboye ni iki, wakora iki? Ugasanga ntabwo ushoboye kukubwira icyo yakora. Ariko umwana wagiye muri TVET institutions avamwo afite umwuga, afite ikintu ashobora gukora. Abo rero nibo dushaka kuzafasha cyane. Ubutumwa nageza ku Banyarwanda rero mvuze mu izina rya Pastor Mpyisi nuko mwese mwagarukira Imana. Mwese mukamenya Imana icyo ari cyo, n'ubu Rwanda kugira ngo tugere aho turi, aho tugeze ni Imana. Imana ibidufashamwo. Icyo ni cyo kintu cya mbere na kwifuriza Abanyarwanda, nasabira Abanyarwanda. Ariko ubu ndavuga nk'umwana wa Pastor Mpyisi nyine, ni nkaho Pastor Mpyisi ari we wabyivugiye. Ariko jewe icyo nasaba Abanyarwanda ubu ngubu mumaze kumva icyo iyi fondasiyo yashyiriweho, icyo dushaka kuzakora, ibyo bintu bitatu: komeza gutanga Bibiliya,
gushyiraho ishuri rya kwigisha Bibiliya no gufasha abana baturutse mu miryango itishoboye kugira ngo tubafashe kugira ngo bajye kwiga ibyo bintu bitatu. Ibyo ni ibintu buri munyarwanda wese yakwifuza yuko twageraho. Aba rero nsaba abanyarwanda babishoboye gukomeza kudutera inkunga kugira ngo ibi bikorwa by'iyi fondasiyo tubigereho. Ndagira ngo ntarasenga nshimira Imana. Ntabwo mu gihe cy'urupfu rwa Pasiteri Mpyisi nari mpari kuko mba hanze y'igihugu, ariko narabikurikiranaga byose kuri YouTube ibyabaga byanyuzeho, ariko nari kugira byinshi mvuga. Ubu ntabwo mbivuga kuko byaravuzwe bihagije, ariko ndashimira Imana ko ngiye gusenga nibura muri uyu mwanya nsoza uyu muhango wo gufungura iyi foundation ku mugaragaro ndetse no gusohora igitabo cye. Amen. Nari namusuye umwaka ushize mu kwezi kwa karindwi. Iyo wahuraga na Pastor Mpyisi, icyo nzi namwe muzi nta gushidikanya nuko ntabwo yigeraga aba umusaza ngo ube umusore, ahubwo mwabaga mungana. Ndibuka iyo twahuraga arambwiraga Shafodida, narakubuze sha, noneho ukaba wagira ngo mwarareranywe, mwaragiranye inka, mwariganye, ariko icyo nicyo kiranga abantu b'Imana. Rero ndagira ngo mu gihe dusoza iki kintu tuzirikane ubwo ubuzima bwabaye mu Mana, ubuzima wahuraga na Pastor Mpyisi ukabona yuko ubonye umukozi w'Imana koko. Kandi natwe twese turi abakozi b'Imana, natwe tube dusaba ngo Imana ibitubashishe, twe kuvuga igitabo ngo tugiselebrating gusa, ahubwo mu gihe turimo duselebrating ubwo buzima natwe duharanire kugira nkabwo. Reka twicishe bugufi duhagaze dusenge. Uwiteka umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, ndagushimye cyane kubw'aya mahirwe umpaye yo kugira ngo mpagarare imbere y'abana bawe nyuma y'umuhango nk'uyu ukomeye, nyuma y'ubuhamya nk'ubu bukomeye. Nanjye nshima izina ryawe. Ndagushimira yuko ijambo ryawe ritajya ribeshya. Yesu waravuze ngo numanikwa hejuru uzireherezaho abantu benshi. Hari ubwo bamwe muri twebwe tubona bisa naho bikomeye, tukabona ari challenge itatworoheye, ariko igihe twateranye nk'iki tuba tubonye yuko bishoboka, kuko wireherejeho Pastor Mpyisi kuva akiri muto kugeza asinziriye, agendana nawe. Ntabwo tuvuga ko yari marayika, kuko yari umuntu nawe ukoze nk'uko dukoze mu mukungugu, ufite intege nke nkatwe, ariko yererezaga umusaraba wawe. Ijambo ryawe niryo yagiraga nyambere. None rero ndagira ngo nkushime Data, ubwo twateranye ari we tuvuga, utugirire ubuntu nk'uko Paul yavuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko kigere mu cya Kristo. Uduhe natwe kugera ikirenge mu cya Pastor Mpyisi. Uduhe kugira ngo Yesu yavugaga n'iyo Bibiliya yavugaga tuyikunde iba mu mitima yacu, tugendere mu ijambo ryanditswe, tugukurikire, kuko turimo turavuga nyuma y'urupfu, ariko hari nyuma y'impfu zose. Hahandi Yesu agiye guhagarara akavuga ati birarangiye, urupfu ntabwo ruzabaho ukundi. Haleluya. Maze aho Pastor Mpyisi agiye kugaruka, ye kuzasanga twaradistributinze ibitabo bye gusa, ngo anasange twarashyizeho foundation yo kwigisha abana, ahubwo natwe tuzabe duhagararanye nawe ku nyanja y'ibirahuri. Kandi ibyo ndabisabira buri wese uraha utuzi kurenza uko twiyizi. Kinezeza nuko nta matiko ugira. Haleluya. Uri umunyarukundo gusa, n'umunyantege nke kurenza abandi muri twe, abasha kwambika imbaraga, abaye yicishijwe bugufi akakusanga akakwegera. Nuko rero ducishijwe bugufi imbere yawe. Reba buri wese wibwira ko ari umunyantege nke kurenza abandi, n'uwibwira ko ahagaze afite imbaraga,
twese twambikwe imbaraga nawe kugira ngo natwe tugukurikire tugukunde. Ubwo Pastor Mpyisi agiye kuzuka atacyambaye umubiri ubora, agiye gusanganira umwami mu kirere, si we wenyine n'abandi Emile yahoze atubwira bapfuye bakizera, natwe tuzazamukane twese iki kirere. Uko turimo tumuvuga, tuzabe tuvuga ngo kaze mwami Imana yacu twategereje tuzaniye agakiza. Tuzanaramukanye nawe tuvuge ngo hari umugoroba wundi burya twateranye utakiriho, ndetse myinshi cyane tuvuga ibigwi byawe, ariko byaratwinspirinze bidutera ubutwari, natwe turaha. Haleluya. Rero uherekeze buri wese, amahoro utanga atsika imitima yacu, imigisha utanga ibe mu ngo zacu, ibe mu bana bacu, ibe mu bafasha bacu, tukubahe tugukiranukire tugukorere, kuko nicyo cyonyine gikwiriye umuntu kurenza ibindi byose. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu.